usibye ko kare agatwiko Nyagahene wabona abakire hari umugabo bita nge mpora mena umuceri ni nanjye wabagira inama kugira Nyagahene arire amare yari yayabuze namwe mufata ibitunguru twe turi ahantu bita Igikondo ndabwe ni mutiri ibitunguru mu Gikondo mu bisiga Nyagahene ngiye kona mbona ibyiso birabyimbye Junior yashatse ko tunakina ko undi bajyaga bambaza mu biganitse se umukinyi wemera wagushimisha cyangwa akinanye avuga Papa Sava ariko kiragiye akimara kuvuga ngo ntago ndi kwa Rouge ngo kereki yaza kuvuga ngo ni umukinyi casting ntango yamuhisemo ese nimba utakenya Nyagahene akaba ashaka ubufasha umuhaye nk'ibibiri agikura amafaranga yawe buri koko niyame nimba Kiramana agiye kuduha akazi ntazavuga ati nzovu ndashaka kumufasha nimba nkeneye ko ndi umukozi wiwe reka nze anyinishe filime ampembe turangizanye. Ese uyu munsi Papa Sava agize ati inzovu ndagushaka muri filime yanjye wagenda? Ngewe hagiye ntanagenda kanamirwa metse kujya gutereta irambwitse inzovu nibumbe senkana ibumbe senkana busi ibumbe senkani ibumbe senkana nabifata nkabiguramo agahene nkajya ute nkamagara abakoboyi banjye tukakavovora tukakotsa ukagura na byeri namukubise Yes, reka nongere ngo ikaze ukomeje kurikira Tipu TV ndabasuhuje Imana ibaho umugisha Imana ibongera ubwiza n'igikundiro abakeneye mu nda zero ihabahe bwente utereka ati washuma hano inayenda mu nda zero batariye wa munyamakuru nawe umugome mu nda zero niba abantu baba batariye yego ese kuki utavuze mu nda abantu bahaze Nese burakukunda indaya ntabwo ukunda indaya zifite mu nda zero njye nkunda indangamirwa ariko akeshi yego ngiye biterwa na kategori mfite ntabwo nkunda za ndaya zibyibushye zifite ikibuno nkunda tunanutse nibura ngomba kugeza hari ujya uterura se byihoresha no kumwikwanda mwikorera ariko nzovu n'ukuri cyo ukunda indaya kurusha ibiryo ega buri indaya ntabwo bakivuga indaya kose bavuga indangamirwa ntibavuga bavuga ni nkuko bavuga ngo nimba nzovu njya mu ndaya mu ndangamirwa nge sindi indaya ndi umukiriya wazo ko ngenda ngiye kugura nkasanga aho bahagaze ku muhanda nkatoranya tukajya mu giciro nk'ucirira urabona iyo ugiye kugura ihene mu isoko rigurisha inka cyangwa ihene uravuga ati aka gahene ukagafata gutya ukabuta aka gahene nangahe ni 30 ni 25 ya mafaranga mwumvikanye niyo utanga buranye indangamirwa naho urakandakanda hari indangamirwa metse kujya gutereta irambwitse inzovu nibumbe senkana ibumbe senkani busi ibumbe senkani ibumbe senkani nabifata nkabiguramo agahene nkajya ute nkamagara abakoboyi banjye tukakavovora tukakotsa ukagura na byeri namukubise icyatanu yankubise urushyirwe hose hasi kuko ko ari mu bice ko kukinge nta gusubiza indaya zigukubita ndamwe ngenzovu uko nteye sinjya ndenza indangamirwa y'ibihumbi 2 ijoro ryose aho kugira ngo ega bira bintu byose birasa umuntu ashaka kukwaka ibihumbi senkana ugasanga ibyo afite ni bibi kurusha uwa 2 ni uwa 2 ahubwo amurusha kujya gute kuryoha nsigaye mbyita kudama kudama ntabwo urabona ntabwo twavuga mu kinyarwanda ngo tuvuge biriya bintu wasanga ribi iduhamagaye ngenzo munsigaye nkoresha izina kudama kudama kurya gutyo indaya zizagukuraho izina ry'Imana zirankora gute ubanza nazo zituma udatera imbere ntateye imbere nge nta etaje nzubaka none reka mbabwiye mwa abanyamakuru mwe mbone no kubabwira mwa abanyamakuru mwe mwebwe muri social media abanyamakuru ni mwebwe mufite ibibazo muri iyi minsi ikibazo yego hari yago agize gutya ari rukanse ari Bugande mu majyane hari n'undi noneho
bita Sabe agize gutya yuriye igipangu avuye kudama umuntu ese kuki mwabanyamakuru ngene yakamudushinza ngo tujya mu ndaya ako twebwe tujya mu ndaya ntago tuzamuka ibipangu ngo tuvunike mwabanyako mwaturetse mukatureka tukadama indaya kuki mwebwe mujya kudama ugasanga ikise igipangu yagize gutya arurira agira ngo acike ibyo ari mumubayeho ako wasanga nawe ujye hano ukuntu kutavunika Sabe yaravunitse bamuvanye aho hano arimo gucumbagira ajya kurwarira ku bitaro bya Nyarugenge waramusuye musura gutese kandi aho ranshinja ngo ngewe nayaka ngo turi indaya nanjye ntazansure musura gute none urateganya kuzahanuka ngiye manuka ute ngiye ibyo mba nakoze nimba nguze tura bibiri mba nyiguze ngomba kugenda mu mucyo nta muntu ntangiye ariko Sabe ariko ikira dukora ikiganiro Sabe uwo yaramaze kudama ni wamupangiye ngiye nako niko nabitekereje uwo yamaze kudama bari abakobwa babiri b'impanga bari babipanze bye noneho bamaze kubipanga uwo Sabe yaramaze kudama murabyumva kuryoherwa kudama harimo kurya harimo kugira gute yumvaga ko uwo Sabe yaramaze kudama uriya mukobwa yashakaga nibura kubishyira ku mugaragaro Sabe ngo atandukane n'umugore wiwe bwite noneho Sabe asigane yaramaze kudama noneho wa mukobwa Sabe yaramaze kudama hari impanga yiwe yapanze ati wowe uze kuza ukomange Sabe yagize ubwoba none ndafashwe none umunyamakuru ndafashwe nka Sabe uzwi ndafashwe none Sabe none avuga reka nce ibusamo nuri igipangu ngwe hasi ahubwo Sabe akimara kukimanuka yasanze kamera wa mudamu namaze kudama wa mukobwa yamaze gufata umuntu ufite kamera Sabe bamufotora avunika yahavuye ngo ari kumbago ahava ajye mu bitabo bya Nyarugenge inyamirambo mwaba bosi mwe mwabanyamakuru mwe mwakwitonze uzuko byashimishije umugabo bitantuza Ndimbati buriya yigeze kujyana akabazo na Sabe nabwo Ndimbati yadamye umwana uriya babyanye Firdausi ntabwo akiri hano mu Rwanda ngo ari hanze yashatse umugabo nimba ari muri Zambia nimba ari sinzi hano yashatse umugabo ayo makuru yamenye ute nta telefone nta nubwo nta telefone ngira ariko ni kamatushe ariko amakunya kukira bayita mubazi dore telefone abwo bashaka kundemera mu ngure none nge mba amakuru mene urucere hasi kwatsa touch smart touch wayikoramo nayikoramo ko sinayikoresha simbizi ngewe nzakoresha aka telefone katantera ibibazo ngo bajye kuniga nimba ninywera kabyeri ntacyo sambiri bayinyake nejo bundi hari umumama mwiza wamaye iPhone bagwa iPhone utazi gusoma iPhone barayimpaye n'umwa diaspora abantu bita bamwita Mariamu abantu bita Amazon nimba Amazon sizamita nimba Amazon Arizona yes anyoeza umugabo we namusanze kwa Muzosi Nyamirambo ama iPhone umugore wanjye aragukunda dore telefone yakugeneye ariko telefone abonye ko bagiye kuyinyiciraho ni umugore wanjye mfite umugore w'umukonyine Mama Queen oya Mama Queen ni indangamirwa nago mfite umugore w'umukonyine uvuka anu bita Itabagwe buriya yago ni bofre wanjye yego se nukuri kwibana mu ijoro yago nuko ndi mugufi mvuka Inyanza ariko nashatse mu bakonyi umugoranye n'umukonyine ni byiza cyane iyo nkubitanye n'abagabo barebare babitse mufitanye umwana se inde abana bane bane bawe bose mfite umwana yabuze amantanga ngo ajye muri secondaire w'umukobwa arimo kwiga nayo ni Kanombe mfite n'abangu batatu ariko bazanyica kuko mama wabo narabataye njya kwa Mama Queen Mama Queen nta n'umwana mufitanye ntawe numvaga Queen ari uwawe Queen nawe yamubwiye kundi mugabo nuko Mama Queen ni indangamirwa ni indaya nisigo numishye muri kuvugana ngo umwohereze amafaranga y'amata
ya moto sida arashaka yerera kwini se ko ari iwabo hano bita ku Gikongoro hano bita Ikibeho yaramujyanye. Sobwo Nzovu igihe uzajya kurara yuko kubitana na se w'umwana yo. Ise w'umwana baratandukanye. Ise w'umwana banje gusara. Yarasaza yirwa yikore imizigo Nyabugogo. Yasa nakwenja ntabanje kugusarisha. Wanze mfite ubwenge. Ise w'umwana yarasaza. Yikorera imizigo Nyabugogo. Imizigo Nyabugogo urabona yo Retiko injiye muri gare agenda yirukanka inyuma ngo mugiye akikorera umufuka w'imyumbati ivuye mu ntara ibishyimbo akajya. Ariko Nzovu uyu munsi niba utanga 2000 urarayo urarara uriye ukarabye n'amazi yewe n'isabune bibiri hoya barama ko nyanze ko ndi burareyo mugurira Primus cyangwa Knowless bigafata 3000 mu gitondo nkakaraba nkamusigiye 5000 nana mudami ntago mba mpomba ko mugani ntago unahiya kugira ngo mugani ngo ugiye guhanuka washya gutese umuntu umusigiye 5000 wamuga inzoga za 3800 uramudamye ahubwo uranashora kandi ko hari ahantu ushaka no kujya bakakwaka 50. nk'uwo wabikwatsaga kubita n'urushyi ariko ngiye nta turiye y'ibihumbi 5000 nzakora naga henese ni ingurube ngiye korora akabenzi oya amafasi nzayatanga. Nzovu reka twigane ubuzima busanzwe. Nzovu uyu munsi Nzovu ufite imyaka ingahe? 51. Uruta Papa Sava? Papa Sava ariko ndamuruta icyo murutisha nuko ngiye mfite abana we ntabwo arashaka. Ahubwo Papa Sava agira ushake ugize imyaka 46 uranayize umaze iminsi twibasira ngo baramubajije ngo Nyagahene ngo kuki utamufashije ngo Kiramana akaba arimo kumufasha. Ese Papa Sava nubwo Nyagahene mutakinanye ugakina na Nzovu ese Papa Sava uramutse ugeze kuri bantu bafite ubumuga bwo kutabona bw'ingingo ubahe 300 ntiwabafashije ibiceri kuki utavuga iti ntago ndi Croix Rouge yavuze ikintu kibi ngiye cyarandakaje undi bajyaga bambaza mu biganitse se umukinyi wemera wagushimisha cyangwa mwakinanye nkavuga Papa Sava ariko kiriya akimara kuvuga ngo ntago ndi Croix Rouge ngo kereka yaza kuvuga ngo ni umukinyi casting ntago yamuhisemo ese nimba utakenye Nyagahene akaba ashaka ubufasha umuhaye nk'ibihumbi 2000 usibye ko karaga twiko Nyagahene wabona abakire hari umugabo bita ngemora menu umuceri hari umugabo bita Junior ufite YouTube channel Junior kuri 5. Okay yaravuze ati reka mfate Nyagahene ni nanjye wabagira inama kugira Nyagahene arire amare yari yayabuze namwe mufate ibitunguru twe turi ahantu biti Gikondo ndabwe ni mutiri ibitunguru mu Gikondo mu bisiga Nyagahene ngiye ko nambona ibyiso birabyimbye Junior yashatse ko tunakina ko iraroye ngenda yanga ntago ngiye uzama rore yo kunsa kandi dore amakosa yakoze yafashe ntabwo ashyizeho na nomero za Nyagahene yashyizeho nomero ziwe nuko ko urabona iraroye Nyagahene yakinye hari abantu benshi ntiboheje amafaranga barayohereje kuki se Junior yariye ngahibaze ari nabyo Kiramani yafashe Nyagahene arabwira iti reka mwakazi aba ni abantu ba kera ngiye kubakurikirana harimo ba Nzovu harimo ba Mukarujanga harimo ba Nyirankende ariko nge nongere niyamabantu barabakire twakiranye bamwe barakubiswe ba Nyirankende ntibagaragara kuri filime ako ngiwe narakinye ngaragara muri filime bita Maître Nzovu ngaragara muri filime Inspector Simba amuzose yayoboraga nyuma ngoma no kugaragara muri filime y'undi mugabo ni nyinshi cyane nyinshi nyina na ba Nyirabitanga n'abandi kandi uyu munsi uracyazikina ndacyazikina n'Nyirabitanga aramamagaye ngo nze nyinane na Yakamwana dukora ikiganiro nuko nafite ubutumire bwawe nanga kuvuga ngo nirukanke ndakugana ariko nubu ngiye uko ikiganiro Rebero ku kigo cya gisirikare ngenda kunzwe nta bufasha nshaka niyame uzajya ukora amafaranga baseburi koko niyame nimba
Kiramana agiye kuduha akazi ntazavuga ati inzovu ndashaka kumufasha nimba nkeneye ko ndi umukozi wiwe reka nze anyinishe filime amembe turangizanye. Ese uyu munsi Papa Sava agize ati inzovu ndagushaka muri filime yanjye wagenda? Ngewe hagiye ntanagenda umbaza impamvu uzi impamvu ntanagenda kuko yaravuze ati aba bakinyi twakinanye ntabwo ndi Croix Rouge. Uwo muntu uducyurira ibyo bintu ngo ntabwo ari Croix Rouge ngo nabufasha tumushakaho ntayo nakina ngenzovu nanabikubwira. Papa Sava twakinanye muri Zirazishya yitwa Sekaganda ari umukozi wa Samusure ni nanjye wabashingiye we na Nyinambogo bari muri ya moto ya Nyabugogo bita Rifani ndi pastor ubukwe bwabereye iwanjye ndi kumwe nande na Nyirantama ndabashingira we yaje twebwe turi abasitari usibye ko buri amashuri akora kucyo gihe yakoraga kuri radio 10 yigisha n'ahantu secondaire inde Sekaganda rero Seburikoko ariko atugezemo kuko twebwe ntabwo twize akora amapublicité kuri MT agira gute arazamuka abona amafaranga ariko kuba yarabonye amafaranga natwe ntakadusuzugure ngo nubufasha twebwe ntabwo turi mumuga nta mumuga dufite ntabwo turi impumyi ntabwo iki natureke noneho natwe uko bamukunda natwe bazadukunde duhangane nawe ariko ngiye sinahangana nawe kuko afite amashuri ariko nanjye bafite abankunda abantu b'Iburayi muri Amerika mbone gushimira umuntu bita Olivia TV mbone gushimira wamaye telefoni iPhone abahantu bita Amazon Arizona yego mbone gushimira umuntu bita Mugisha abo bose bagiye kuza mu kwa 10 sinzabura nibura 100,000 cyangwa miliyoni bazama barankunze bye ariko nta bufasha ngewe akantu gatoya. Ese nzovu nuza dore Nyinambogo afite umugabo? Nyinambogo afite umugabo bita Manizo wamubyaje abana babiri ako ntabwo babana ahajya rimwe na rimwe abantu bita uzamutse umuhanda w'amabuye abantu bita umurenge wa Kimisagara uri gutya wazamuka kuntaraga nimba ari kuntaraga nimba ari azundi nzovu wazafashe Nyinambogo mukibanira nk'umugore n'umugabo. Nyinambogo akosha aburiya wa munyamakuru uransekeje Nyinambogo areshya gutya ngendeshya gutya ubwo se twabyara abana ese nzovu uresha gute Nyinambogo turamutse dukoza alimentation maze amafaranga na miliyoni nk'eshanu tugashinga alimentation umukirakazi ati ndashaka ko mumanurira irani hejuru ubwo se ninde wayimanura nase niba bazicuruza muri alimentation Keka dushinze alimentation ngufi ona alimentation ibintu biba biri hejuru gukina gutya ahubwo buri nkange nzovu wose wagerayo ndamutse nshatse umugore muremure twaturi kumwe na zanakira amafaranga nabakamanurira abakiribi kuko nimba nido cyangwa kigozi iri hejuru arayimano se Nyinambogo areshya gutya nzovu ndeshya gutya ako murareshya mwese kere kumwe agiye hejuru y'undi niho twamanurana ariko Nyinambogo sinamushaka nashatse mu bakonyine ngiye kwita ako nayo nimwe washatse buriya reka mbikuwe Nyinambogo ngende umunyenyanza Nyinambogo nawe ni umunyenyanza avukano bita ugeze mu Ruhango ahantu hari uruganda rusya imyumbati ifu yego none ngiye kumushaka ari mushiki wanjye nashatse abakonyine asobamuga nibura yagwa ka bofre wanjye abandi bagabo bavukare baramubanje bakajya gute kana uri umufana yasinjya nisondeka kana uri umufana wa Yago urabona ngiye ntago ndi umufana we yankweshe n'ibiganiro ariko simwihakanye twakoranye ibiganiro nshaka abashiki biwe aranshingira agutwerera ariko iriya groupe yavuze ya Big Energy nge sinzayijyamo harya ngo yitwa ngo Big Energy Big nabyumvise umuvugizi wa ribu abisobanura yitwa Dr Murangira Thierry abisobanura ati mubo ndimo gushaka yabanje kwiyanangiza umuntu bita Jacques amwita Jacques niwongera gatoya yego urajyayo yongera kuvuga
Yago yongera akurikizaho uwo bita Nuza w'umuhanzi bamwita ufana ikipe ya Goriya bamwita Godfather se oya bamwita batenda mukubwiza izina Kenisisi oya ufana ikipe ya Goriya bamwita n'umuhanzi w'indirimbo fata ku mavuta naye yabanje ni fata ku mavuta aramwihanangiza icyo gihe ngiye nakurikiranye ikiganiro yavugaga yihanangirije Jackie abwira kuri Yago awuti Yago uravuga ngo waragiye ibugande nantu gufi dushatse twakuza kugaruka usaba imbabazi kuko yavuga ngo yashyizeho umutwe umeze gukina ngiye iramitwe sinzayijyamo bwenge nta kibazo njya ngira hehe kwatsiyeri ubushize baratujyanye twe turimo gukinira filime hano itamu Nyakabanda batujyana kuri polisi ya Rwezamenyo baratwicaza nandi kumwe na Yaka n'umutipe wadukinishaga bitaga Tibress turi kumwe n'umudamu wari uvuye muri Amerika bamwita afite YouTube channel bita Umurava TV yarimo kudukoresha basanze tima kurya inyama bye n'umuceri tujye kwa tubona imbunda ziduhagaze hejuru nagize ubwoba nafashe inyama shaka kujya kwirira muri toilette nagiye muri toilette shaka kunyabirana ufite n'inyama nayo nyifite noneho umutipe wambaye civile yangukiye muri toilette ngo natugendesha badupakiza ira modoka ya polisi nimo vandaratere hejuru umupolisi afane wafite inyenye byatugite muhumure muze hari ibyo mugiye gusobanura bamwe muri mwebwe turabagumana abandi turabarekura ariko uwo bashakaga cyane no mutipe afite YouTube channel yaramaze mishi ashyira ibishegu akinisha abambaye ubusa kinago twaragiye kuri Rwezamenyo tuhageze baratwicaza bagenda batubaza badukora amadosiye batubaza ababyeyi bacu tabise koko nzobo nibwo bwamenye gufungwa ndimo gutitira ariko nyuma y'iminota nka 30 bahise bamwitiwe Nzovu taha n'umukozi wo mama wakoraga akazi kizamutaha ako base baturekura turi babiri turatanda wese nanjye kuryama igikondo bagenzi banjye badufatanye ntamenye ibyabo naragiye mbanza guhagarara kuri polisi ya Rwezamenyo mwimbere ngiye ko nambona abapolisi bamwite soka nimba bakurekwe soka mitanjya ku mashu yo kuntwa imbare magara hanano hari akazu k'amazi ndahagarara nko mu masaha 3 ngiye ko nabahita barekura wa mudamu nyiri Umurava TV ariko basigarana kamera yiwe bagira ngo bayikontrole babone ariko yakamwana no bitati bwese yakamwana hano yakoze agakosa bashyizeho video yakamwana arimo gukora ku mabuno y'umukobwa agira gute yakamwana yamaze ameze nk'abiri ngiye bitanitahe kandi koko yaratashye ubameze neza ese Nzovu twiganiriye ku buzima bwe bwite Nzovu niyo mazina yawe bwite Nzovu agore mazina bwite Nzovu ni iby'akazi nitwa Bahizi Venuste amazina ya papa na mama urateganya kuzana umugore ryari Nzovu umugore ndamufite w'abana bane nubwo twatandukanye ya nta ndi mugore nzashaka ntabwo ugigera igihe abana bane ninshaka kubomora ujyayo nzamfata indangamirwa nyishyuye 2 kuko umugore wanjye mba twaratandukanye ntabashaka kumpa ndagira nkasura abana yongeyeho na ninjoro ahita nyirukana nabi abazi ko ngo ngiye kurara mbese uwo iPhone warayimuhaye ubwo birangira gutyo gusa kweri narayimuhaye kuko n'umundi iPhone bari kwinigiraho kuko uwo mama bita Maria marambwita Nzovu kugira ngo telefone yigurishe cyangwa bazayikwambure umugore ndamuza arasenga iyo umugore wawe ngiye nzakugenera ibindi 100 ube wagura kandi indi telefone iciritse itari iPhone naramuka yampaye nzagura Itel ya 20 kingahe andasigaye nyaguramo agafuka k'umuceri kabana kuko n'ubundi touch sinzi kwikoresha nzagenda nyiga buke cyaze uyu munsi mperutse kubona aka video abantu bagusuye ubayo nk'abasore pe nakagaze utekeraho
akamatira n'akaradiyo ka bluetooth nyine wibareho mu buzima bwa gisore. Oya ngiye ukuntu Henzovu ntabwo mba mfata bwa buzima bw'abakire. Ngewe mfite akaradiyo gatoya kagura 7,000, hari abagura radiyo z'ibihumbi 200. Okay, nkaba mfite akagaze nkapiga icyo kibirayi nkarya ubugari ko ndi umunyenyanza nge biranshimisha. Wow. Nanone nakubona indangamirwa ya 2 nayo nkayibomora. Akunze vuba ndashaka gukura mu buraya. Burasuza bonkora kireka numfasha nkashaka umugore kansuza kwa mama Sandrine ku mugore wanjye uramukonye n'uvi nimwe na yago tugasubirana. Wenda gushakira undi. Undi se abwo se wamuje n'uwa mugore wanjye tugasubirana. Akugira ngo nshake undi mugore. Yego. Wamuje n'uwa mugore wanjye tugasubirana. Mama w'abana dufitanye abana 4, mfite umukobwa umwe yaratsinzwe arimo kwiga nayini i Kanombe, mfite abahungu 3. Nibara kugira ngo bari abahungu bazankubite maze gusaza bavuga ngo papa yaradutaye. Suri ntushaje? Ntago ndasaza. Ako mukanya uvuye kuri moto nk'umusirikare mbona urasembutse nk'abajyamo. Ntago ndasaza buriya. Wa munyamakuru we reka nkubwire hasaza mu mutwe, ariko umutwe wanjye ubwonko nimba bukiri buzima nka kontorora. Aho ufite n'umutwe munini. Mama wanjye ni wahuye n'ibibazo. None se Nzovu tereka twigarukiraho gatoya by'umugore wenda hari igihe Imana izabahuza cyangwa nta wamenya. Ariko nongere mvuge mwa bakobwa mwa bagore nongera kuvuga ngo sinsubiranye n'umugore nshatse undi mugore. Nzashaka umugore wabyaye. Yes. Wabyaye. None nyuma tubani nanjye mfite abana 4. Ende umugore afite abana 3. Ufite abana 4 gusa? 4 mfite umukobwa umwe. Amuzi neza ni 4. Abeshi bashire muri Pridas. Abo ntago tubabara. Ariko mfite abana 4. Mfite abana 4. Mfite umukobwa umwe ariga segonderi ya mbere. Umuhungu umukurikiye ariga mu wa 3, wa gatatu ariga mu wa 2, uwa 4 ariga garidiyeni ya 3. Ndamutse nasubiranye n'umugore wanjye nashaka umugore nawe utabyara tukibana gutya kujoyinga kurya ubuzima nkamubomora nanjye akambomora n'ibyo. Ese abantu ujye bagurira amakaye? Ndayagura n'amanifomu byose ndabigura imbere y'Imana. Ubutanywesha ikiganiro nzaguhuza na mama w'abana abikuye cyangwa nguhuze n'umukobwa wanjye ari gasogondere. Amugise papa kugura amakaye neze gute ubabaza. Namukavuze ko ntamugura amakaye nzaba ndi ikigwaye sinzaba ndi se w'abana. Yes. Nzovu arabantu bareba ikiganiro cyacu nk'uyu munsi agize umuntu guha miliyoni niwe mushinga wakora? Miliyoni? Ega we ngewe uramutse umpaye miliyoni nabanza nkagura agafuka k'umuceri k'abana nkabagura n'icyo cy'inyama bamara kurya nkahita njya kubomora umugore w'umuzungu none indangamirwa y'umuzungu nkamwishyura 1,100. Najya muri People nubwo nazi icyongereza nashaka umusemuzi nkamukwita 5 akavugana n'umuzungu nanjye nkarya umuzungu nkumva uko ameze kuko umuntu abomoye bwa mbere banyibye n'ibihumbi 100 uwo munsi. Nabomoye umukobwa wavuye mu kirano bita mu Ruhango yambaye uniforme ya kaki n'agashati k'umweru. Mubonye reka ndongora umuntu wiga segondere ko nta segondere nize numve nibura wa segondere uko naryoshye. Ahubwo naramubomoye sanga bwa rutwa nutarageze mu ishuri. Nategereje yamvura y'amahindo ndayibura ndayitegereza bye sanga ahubwo izuba ririmo kunyakiraho beta mugene gumana cyo kabanyibye n'ibihumbi 140 Sodoma. Ariko ubu ngubu umpaye miliyoni nabanza nkampangira stock umugore wanjye umukonyine ngafata n'ibihumbi 200. Mama Queen nawe nkamupangira 1,500 kuko ntiyanganya n'umugore wanjye wambyari. None nyuma 750 asigaye nkashakamo umuzungu nkajya People umuzungu nkashaka umusemuzi nge nta cyongereza nzi akamuneretera none nkafata roge igezweho 50 nkabomora umuzungu nkumva uko ameze. Wow. Nakwiga iki kinyamakuru cyacu cyitwa ngo iki? Iri zina ry'ikinyamakuru nakwiye ko cyitwa ngo iki? Mbona handitse ngo DPTV. DPTV. Nzovu mu buzima bwawe ntabwo wigeze wiga? Nize primaire. Wagarukiye mu kangahe? Mu wa 8.
mu munani nawe urangije 8 n'umunani bura wize ibihekane se kuko ibihekane ndabizi n'imibare imibare urayize maravuva mpita ngusubiza imibare none se ibihumbi 9 ubigabanyije abana babiri umwe yatwara ngahe ibihumbi 9 umwe yatwara 4500 fata neza mikoro abantu batwumva umwe yatwara 4500 ibihumbi 9 ubigabanyije abana babiri umwe yatwara 4500 wow nzovu nanjye ndaguha umubare mu kanya wo nashobora se urawushobora ndawuguha nzabona umubare wa mango reka nguhe umubare yego sabyo dufite amafaranga 900 tugiye kuyagabanya abantu babiri kandi umuntu umwe we niwe uyafite nibura arakurusha inote y'ijana ubwo icyo gihe wowe urafa reka twumve mfite amafaranga 900 ngiye kuyagabanya wowe na motari yego motari niyo nguyu ubu ngiye kubagabanya amafaranga 900 kandi wowe motari ugomba kumurusha inote y'ijana uratwara ngahe na motari atwara ngahe ngewe natwara motari uramurusha inote y'ijana kandi ngiye kubagabanya ngiye kuba amafaranga 900 mugiye kugabana motari uramurusha inote y'ijana yes ubwo muragabana muti natwara 500 akajyana 400 500 undi akajyana 400 urabyishe konzoma mbabwiye amafaranga 900 yes ukayagabanya abantu babiri umwe akarushaho undi 100 nibyo kuko 900 urabanza uva 400 yasanga ryaje uratwara 500 uragitsinze atware 400 ubwo mvaga ntazi imibare nzovu hari umuntu akibaje kiramunanira benshi kirabananira kuko yumva ko ya mafaranga umuhaye ariyo nimba ari amafaranga 900 akabwita motari mugiye kugabana 900 umwe 8 nimba mvuze ko umurusha 100 kuko utwaye 5 ahita avuga ko wowe utwara 550 cyo cyo gikunda gutsinda abantu benshi cyane nzovu turi kugana ku musozo uyu munsi ari ni cye kintu kijye kigushimishwa afata iyo mfite ibi bintu ko ari bibiri mu buzima bwawe barugenda neza ibintu bishimisha bigatuma ubuzima bwawe bugenda neza ukafata uyu munsi iyo mfite ibi bintu bibiri ubuzima bwanjye buba bumeze neza ngiye ibintu binshimisha akenshi iyo ndi kumwe n'abana banjye yego mvuga nti mama wabo yatetse umuceri n'agasombe nubwo ntabana nabo ariko njya mfata umwanya nkajya kubasura w'icyo gishimisha umugabo ni uko iyo ari kumwe nabo yabyaye ukavuga uti umugore w'umuhaye amafaranga 10,000 atetse agasombe atetse agapira cyangwa atetse umuceri w'umweru ariko ugasangira n'abana bawe bya bintu biragushimisha kera ngende mukuru papa wanjye nubwo yitabye Imana ariko kera ntago nigeze mbona aho papa rero twebwe mama wacu yadufataga tukarira muri salo papa wanjye akaba ari mu cyumba mama wacu akamushyira ibiryo ugasanga kenshi ababyeyi ba kera hagiye papa wanjye yarya gutubaga twebwe tutaturiye akavuga ati nuba umugabo wanjye ari mu cyumba abana bicanga ngeyo ndebye ibintu bya kera abantu ba kera bari ibisambo cyane ariko kuri iki gihe iyo usangiye n'abana bawe mugahuza ibiryo bimwe umwana wawe mugasangira ntuvuge ngo umugore ngo agwaye ibiryo bya wenyine abana nabo abaha ibyabo abana bawe nimba ufite babana bakura ni kwa kundi bavuga ngo imfura na se barangana cyangwa imfura na nyina barangana ugasanga ufite umukobwa n'abahungu babiri yego mama wabo akavuga ati dufate iparato dushyiraho umuceri nubwo abagabo n'ubwo wakoramo rimwe kabiri ugasigira abana ariko ntibimere nk'aba bagabo barya cyane ugasanga acuza abana oya ubaye ko abana bakwibonemo babone ko murimo gusangira ntanavuga iti nimba ari inyama 3 enye umwana afata inyama na papa afata inyama abana barishima ubaye ni kwa kundi bavuga ngo umugabo yamaze gusaza abana nibo bazamumenya kuko babana bazavuga iti papa twarasangiraga nta kintu yatwimaga nubwo ashaje babana wareze barimo kwiga ntago wakwifuza agacupa ka Primus abana wareze neza leta bakako kandi nanjye mba numva ukunda umugore wawe burangiye ntureba
ikintu nshaka gusubirana n'abana banjye ndagira ngo urabona nimba umugore wanjye mwoheje amafaranga yes ariko kazanakora yego ushaka kuyamwohereza iti aya mafaranga yo guhahira abana yego yagera mu rugo ntabwo ashobora guhita aya mafaranga yo guhaha uyu munsi ni papa wanyu wayohereje yes abana bazavuga iti aya ni amafaranga mama wacu yakoreye ntabwo ari papa wacu wayohereje yes buriya kenshi niyo mpamvu bahita bumva nta n'urukundo bafitiye nose abana nimba mama wabo atashye wamwoheje nk'ibihumbi nka 5 byo guhaha cyangwa 3 agenda agahita ahaha ariko abana ntabwo bamenya ko ari papa wawe wawe icyo kintu nkunda ukuntu uzi gutekereza nzovu abana bazakura babuti papa wacu yadutanye mama yava kukaza akaduhahira kandi abana ntibamenye ko ari njye wayohereza akenshi ngiye mbwira umugore mwohereza amafaranga ari kumwe n'abana nkabanza nkavugisha imfura yanjye n'umuhungu umukurikira nyoheje amafaranga muhahe muteke cyangwa abwira umukobwa wanjye jyana kuri botike hari kode umbwenge nohereza amafaranga uhaye ese ubundi kaba areba imyitwarire yawe ukuntu uhora mu ndaya areba ibiganiro ukuntu ukunda mama Queen urumva we yagira umutima ko mwasubirana ibyo biramurira nose ubwo nimba twaratandukanye sinkeneye kubomora ngomba kujya kundangamirwa kuko ngende umugabo yaragutaye ibyo mba nkeneye kandi wateremo kumpa ni nkuko nawe uburenganzira bwiwe ashatse usibye ko ari umurokore nese ashatse we ntiyabona umubomora ese uyu munsi ugiye gusura abantu ugasanga yundi mugabo byagenda gute oya nta mugabo ajya azana n'umurokore mfite abana 4 nta mugabo wazana mu bana 4 abana banjye banamuhitana yego se umwana mukuru afite imyaka ingahe 10 ni umukobwa wiga segonderi ya mbere afite imyaka ingahe 13 akwa kujya n'ibihungu by'ibigome yesa nka nzovu byo nibyo bibi nanjye agenge bagashaka kunkubita yes urise aha tugikomeza rero ndagira nkubwire ngo akabari keza ni Tamamu Bar and Restaurant gaherereye hano muri Iwacu Kabeza tugufite inzoga ziva mu Bushinwa zizwi nka Royal Castone dukora delivery Tamamu Bar and Restaurant nzakujyana mu umuceri kuyutanjanye yo tungo ntajyanywa marike ruhangura Canores oya ahubwo nakugura ibyo kurya cyangwa na Royal Castone abaye ikinyobwa cyitwa Royal Castone cyasindisha cyane ni inzoga iva mu Bushinwa amacupa henze hakwa n'abakobwa beza cyane bifite na reka ngeyo mbwire n'abanyarwanda ngira abanyarwanda ko ako kabari kagezweho kitwa Tamamu Bar and Restaurant Tamamu vuga Tamamu ako kabari ngo kari Kabeza bakita Tamama nzakujyana no kubatamo hakora abaserve abakobwa beza cyane biyambitse ntago bambara ubusa usanga bafite amajipo y'abarokore bita ngo afite paso yego ntago bicara ngo bagaragaza ubwambure bwabo abo nibo dukeneye batanga keya ugera ku marembo yako kabaritamo bakakwakira neza nta kibazo ko kabari kari Kabeza wow nzovu niki wasaba abanyarwanda badukurikiye uyu munsi abanyarwanda icyo nabasaba bakurikirane YouTube channel yawe yitwa bayita DPTV yego noneho bayikurikirane cyane cyane abari mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasirazuba no ku mugabane wa Afurika cyangwa ariho twita irwota amasimbi hari abantu batuye Chicago Amazon ndabwira ba Olivia TV mana yanjye ukunda aba diaspora mana yanjye ukuntu badutamo none banyemende telefone zabihenzemo bagiye kuza ku minsi mikoro yego barahari barimo kuza umwadiaspora wa mbere azaza mu kwa 10 Asia nawe ngo agiye kuza kwa Asia nuwanuza nuwa yakamwanza mu murekera nanjye ndekera abandi bose Asa namutiye muri filime namutiye filime bita Catherine nta cyazo nawe naza kwibuka nawe azanyibuka ariko ndasenga Imana yaka ugenda uryame kwa Asia naza abandi ba diaspora bose nge bose bafite bafite $100 1,100 nzajya kumva numve ngo warongoye mu diaspora umugize umugore nubwo afite imyaka 50 avuka aba 50 wowe uyifite oya wivuga iby'imyaka naho urayifite ariko ngiye mbonye mu diaspora ufite imyaka 50 ngiye namubomora abari umukecuru ariko kuko bafite amafaranga ngiye namushaka ubwo bushatse amafaranga n'umugore ubushatse ko iki gihe ushaka iki ushaka kakana gato k'imyaka 20 kadafite n'ibihumbi 2 washatse wa mukecuru
akakubakira inzu nta kibazo ngo mutabyara ariko ukaryoha akazaguta muri benzi akajya kukugura icyo kunywa icyo kurya gasamake yego mwatana ukamubomora. Ako Nzovu umenye ukunda kurya Kurya se shawuzi inzara mfite. Urashonje? Ndashonje. Ushaka kurya? Reka turangize ikiganiro. Kurya n'ubundi biryo hano birahari. Urabona umukobwa urimo gukanura utegereje ko tumutuma ibyo kurya. Umukobwa ndakubomora uyu munsi. Nguyi ikinyobwa cyitwa B1 Gin. Ni inzoga nziza ihumura. Ikeri se? Ikinyobwa gihumura cyiza gikorwa n'uruganda rwa Roots. B1 Gin. Ako kuki mwese iki kinyobwa ubushize nacyamamaje. Ndi kumwe n'uwo bita Amaji the Black. Yes. Yatugaburiye inkoko nteka amagi ndacyamamaza ngo ashaka yuko uyu mubosi azamakazi. Yego. Wa mubosi we. Yes. Nzovu n'ubwa kabiri iki kinyobwa ngiye kuzanyamamaza. Yego. Nubwo kindusha imbaraga. Udese. Ndabwira uyu mubosi. Yego. Ndemera amafaranga yo kwirira iki kinyobwa ariko reka tugipfunde nsumeho gake. Ntago ngo tome. Uyu nagicyure ndakiguhaye. Oya. Reka nyibomore bye. Yes. Uzi no kugifungura. Yewe. Ariko Nzovu. Hindukiza brand barebe iyo nzoga barebe n'izina ryayo. Uje nacyamamaje. Kibereke kuri kamera bakibone. Ni ikinyobwa kiza cyane. Kinahumura. Ntago iyo kinyweye ntaho ngova mu gitondo ngomba bwana cyo. Ugomba kujya mu kazi mu gitondo ugakora akazi kugira ngo ujye gukora amafaranga wongere uyinywera iki B1 Gin. Yes. Ni inzoga nziza cyane. Okay, tuyubahe kandi ngira urubyiruko rutarageza ku myaka 18. Yes. Ikinyobwa ntimuzakinywa. Wow, nkunda ko abantu bari ku myaka 20 tukigotomere tugiteza imbere. Ni ikinyobwa kiza cyane. Nzovu tuganye ku musozo uyu munsi sugikina filime. Uyu munsi uracyakina filime? Ndayikina. Abantu bakeneye kubakitingira mu mafilime ya comedy bagiye batandukanye. Ngubu bagiye banyuraho. Wo bita Kiramani. Ngo arashaka kuzadufata. Ejo twagiyeyo. Ariko Kiramani. Iki ngiye kukubuza. Iki ngiye kukubuza. Nshobora no kubinduka sinzakina mu mafilime yawe. Mpakazi ngukorere. Yes. Nk'umukinyi umerori nkwiriye ngo ukinire umpembe nigendere. Yes. Akutitwaje ngo abaki bakera ngo urimo kumfasha. Fasha Nyagahene bitewe n'umuntu bita Junior bitewe n'ibyamukinishije. Ngiye nyuma nakiye muri Metero Nzovu na muri Inspector Simba ndakomeza nyana mu zindi filime. Nyina ni umugabo usigaye gukorera hanze Bugande. Bamwita kwa Filmax. Naona kinye. Filmax. Ngiye ntago ufasha shaka imbere y'Imana. Ntabwo ese wo kutagira igitekerezo ngushaka umuntu agushingire cano ujye ukora ibyawe nawe ubishyire mu by'amafaranga. Shinga izina ryanjye nawe ndashaka kurikoresha ni iryanjye. Ariko abavuga ngo baravuze ngo uvugane dore n'uyu mujya yuje muva gufasha ifungure ari nabwo Papa Sava yavuze ati akabwa Nyagahene ngo Nyagahene ngo sishaka kumufasha sindi kuwarusha. Utazaneza se buri ko kakavuga iti Nzovu simufasha sikurarusha. Kiramani reka tuze dukorane umpembe amafaranga twavuganye ngo kinere nigendere n'ahandi. Ukunda amahoro. Yeme n'umucarako kanya. Nimba banyirankende n'abamukarujanga n'abanyambogo n'abanyirakanyana bamaze igihe badakina ariko ngenda kina. Nta bufasha nshaka reka nze ndi umukozi wawe. Ugira gute tugukinire akutavuze ngo Nzovu uramubufasha. Nta bumuga mfite amaboko mfite umuntu. Uzanye na wese nzamukorera. Nzovu reka tugushimire kuba waje kuri mikoro za Deep TV ahangaha ni mu rugo ujye wisanzura ni wishinga ubwo buryohe bw'icyo kinyobwa ntabwo uri butahe. Ikinyobwa ko ni kizima. Harimo kakano kameze nk'umwotsi twakwita nka kanyanga ya kera. Hari ibyo bita amabuye. Yego. Za mabuye zarangije urubyiruko. Yes. Ariko nawe mbwira urubyiruko nubwo inzoga ari iyacu tuyamamaza ariko urubyiruko rutarakwiza imyaka 18 nka rubyiruko mwe twebwiza inzoga ntabwo tuzaziba. Inzoga ni iz'abakuru. Inzoga inyobwa n'imfura kagera gute ibyo bintu
reka dusoze nzovu reka dusoze